nka poste de santé Rwamagana wigenzure cyane mureba abantu bajyanye amasezerano nabo kuko ku makuru mfite n'abashe kukumbura igiye kumara nk'umwaka batishyura amafaranga bajyanye n'amasezerano y'umuryango wese mu Rwanda. Babashe kubikurikira batubwira ngo hari izindi mbaraga zirimo, imbaraga zimeze zitubwo z'ubuyobozi abajyanye amasezerano nabo. Urebe neza hari amafaranga bagiye kumara hafi umwaka badatanga ubukode bwa poste de santé. Sheikh, waretse izo mbaraga tukakubwira ko ntazo ahubwo ashyiramo izawe nka imamu w'akarere na imamu w'intara gufashe uduha amakuru nyayo, hanyuma ubwo imbaraga turaziguhaye wowe. Murakoze. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Poste de santé abandi no mu karere ka Rwanda. Ahantu ngiye mbona babana iterambere hambere mu gufasha ibigo byacu by'amashuri tukabiha ibikoresho byose bikenewe kugira ngo tubone abaza kubyigamo tubone uwo mutungo. Ikindi ni ukureba amafaranga yinjira ku mazu yose akodeshwa mukashyiraho amaso cyane kuko rimwe na rimwe amafaranga akodeshwa akabageraho. Ntanga urugero nka poste de santé Rwamagana wigenzure cyane mureba abantu bajyanye amasezerano nabo kuko ku makuru mfite n'abashe kukumbura igiye kumara nk'umwaka batishyura amafaranga bajyanye n'amasezerano y'umuryango wese mu Rwanda. Babashe kubikurikira batubwira ngo hari izindi mbaraga zirimo tubyihutisha. Ubwo rero nanjye nabatumiraga ko hariya hari amafaranga yacu yahumbiye hariya, hari izindi mbaraga zirimo imbaraga zimeze zitubwo z'ubuyobozi abajyanye amasezerano nabo. Urebe neza hari amafaranga bagiye kumara hafi umwaka badatanga ubukode bwa poste de santé. Sheikh, waretse izo mbaraga tukakubwira ko ntazo ahubwo ashyiramo izawe nka imamu w'akarere na imamu w'intara gufashe uduha amakuru nyayo, hanyuma ubwo imbaraga turaziguhaye wowe. Murakoze. Kugira ngo duce akajagari ndetse no kuba abantu bahora ku bintu bimwe kandi hari ibindi byinshi bikenewe. Icya kabiri ni ukubaka icyizere ku bayisilamu, kuba habaho transparency. Iyo transparency ibuze n'ibyo twapanga hari ubwoba ko bya failing. Ubuyobozi bwa RMC bukajya bugaragaza uko umutungo winjira no ukoreshwa. Hanyuma ikindi urugero natanga kuri icyo ngicyo, abasilamu benshi bitangira zaka ku giti cyabo batabicisha muri RMC, banifashe kugira ibikorwa bindi bakora kubera ikiyenda ntikizere cyaratakaye. Kubaka icyizere. Ikindi navuga abayobozi bibutswe inshingano zabo, abayimamu b'intara b'uturere hashyirwaho imbaraga cyane ku mikorere n'uburyo kugira ndetse no ku buryo n'inkunga zatangwa, kubera ko haba accountability, uwitwaye nabe yakwirukana. Haciye igihe kinini abantu babona yuko hari n'abagize ububasha bafite cyangwa aho bayobora akarima kabo. Hanyuma ikindi cyerekeranye n'ubushobozi ni uko hakorwa strategies zo gushaka abaterankunga n'abafatanyabikorwa bagaragarizwa ibikorwa bifatika. Urugero nihubakwa transparency, inshallah hazakorwa umushinga wo kubaka etage yinjiza amafaranga, abakungu b'abasilamu batangira igikorwa, n'umuterankunga naza aze abona hari ibikorwa koko bikorwa. Ikindi yenda navuga gato kuri icyo, hari bivugwa ntabwo tuba tubizi, ariko hari bivugwa yuko hari n'abazana ibikorwa yenda bakabananizwa na bamwe mu babishinzwe kubera ko yenda ntacyo babanje kubaha. Ibi nabyo bikareba ukuntu bihabwa umurongo muzima, niba ari byo koko. Ntabwo mbyemeza niba ari byo. Icyo nasorezaho nabihari. Icyo nasorezaho murakoze. Icyo nasorezaho ni ibikorwa by'iterambere. Mbona uburyo bwiza bwo gushaka awukafu zigaragara, kubera ko nk'imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi njye mbona nta cyizere kuri management yabyo, ariko kubaka inyubako nini mu mijyi zinjiza amafaranga mbona byatanga umusaruro. Urugero nka Jamia Mosque muri Nairobi ifite inyubako kandi ubona hari byinshi cyane ikora mu biterambere ry'abayisilamu. Icyo nasorezaho
no kwiga uburyo habaho ikintu kimeze nka autonomy kuri management y'imisigiti, ariko bikagendana na supervision y'iki ya RMC ibafasha kugera ku ntego, kubera ko abasilamu nyine ubona badafite icyizere, bityo bikajyana no kunonosora central account uburyo yakoreshwa neza inshallah. Nk'uko tubuzi ariko wenda haba harimo n'abakiri batoya, watangiye witwa Amuru Association des Musulmans au Rwanda mu mwaka wa 2014, nibwo wahinduye izina witwa Rwanda Muslim Community, ariko intego ni za zindi kuva washingwa mu mwaka w'1964. ni ukuvuga uyu muryango wacu maze imyaka 60, ubu ngubu imyaka 60 imaze kurengaho amezi 3, kuko washinzwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Wabonye ubuzima gatozi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 5 1964. urumva yuko ari imyaka 60 irashize uyu muryango uhari ufasha ubuyisilamu kandi wagize akamaro gakomeye cyane. Ariko nkunda kwita yuko RMC cyangwa Amuru ya kera ni umuryango ariko wumvikanye nabi, ariko mu by'ukuri navuga yuko warenganyijwe. Uyu muryango wararenganyijwe ugasenywa, ntiwahabwa agaciro, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe abantu bagenda biyubaka ku giti cyabo, rimwe na rimwe uyoboye akaba afite n'ibindi ari kubaka ku ruhande nanone ari byo ashyiramo imbaraga. Ibyo ni ibintu amateka yagiye aba, ariko igihe kirageze yuko uyu muryango twongera kuwegeranya, twongera kuwusigasira, tukawuhesha agaciro ukwiye, tukawuhesha icyubahiro ukwiye, kuko uyu muryango wakoze byinshi cyane kuva washingwa. Yakfihi sharafan, birahagije kuba agaciro kuri RMC cyangwa Amuru ya kera n'abayisilamu batekereje kuwushinga. Tumaze iminsi twakira abantu bavuga butumwa bakomeye, n'ejo twari turi kumwe n'abashehe bakomeye mu gihugu cya Misiri, tumaze iminsi twakira abandi bo muri Kuwait. Hari abavandimwe turi kumwe hano bari bahari muri ibyo biganiro, baratubwiye bati twagiye mu bihugu byinshi cyane, ariko hari umuntu waje hano atubwira ngo ubu igihugu cya Afurika cyo muri Afurika agiyemo ubu ni icya 51. Muri Afurika sigaje nka 3 cyangwa 4 akaba yirangije yose. Noneho ambwiye ati by'Iburayi ibyo sinakubwira no muri Aziya. Aratubwira ati wallahi mufite inema ikomeye cyane. Bati muzi inema mufite? Aravuga ati kuba mu Rwanda mufite umurongo umwe, manhaji imwe mugenderaho, nta kajagari muri madhahibu zihari. Ahandi mu bindi bihugu haba imisigiti, umuntu ajya gusara akabanza akavuga ngo ndasarira mu musigiti, ngo hari imisigiti yitwa ya bid'a, ngo hari n'imisigiti ngo ya sunna. Ni ukuvuga nuko byamaze kwirema gutyo niko bimeze. Ariko twebwe mu Rwanda imisigiti yose dukora kimwe, yose ni imisigiti ya sunna, nta misigiti ya bid'a ihari ahangaha. Ibyo ngibyo ubwabyo nubwo RMC yaba nta kindi yakoze uretse icyo ngicyo cyaba gihagije ubwacyo. Ibyo rero njya numva abantu bavuga ngo urabona ngo wallahi ngo mu Rwanda ngo nta dini hari, ariko ibyo mwabikuye he? Arayi asasi abo bantu bavuga ibyo babikuye he? Ahubwo jazallahu mashayikhana an awail khayra aljaza, ahubwo abashehe bacu batwigishije, Imana izabahembera ibyo bakoze. Kandi ibi bintu tuzabimenya neza iyi nema turamutse tuyitakaje, nibwo tuzatuga ngo ariko burya nguzi ko hano ibintu byari khair. Niyo mpamvu tugomba guharanira ko tutagomba kubitakaza. Ikirenze rero iyo nema ni RMC, ni Amuru ya kera, bashyizeho intego zayo, barayubaka barayikomeza. Kabone nubwo tuyituka bamwe na bamwe, kabone nubwo tuyikritika, ariko wallahi idufitiye akamaro gakomeye cyane. Hari abantu b'abashehe twaganiriye, ariko nkakunda ko hari umushehe wigeze kumbwira arambwira ati ariko sindayigaya, urakabya kuvuga RMC, mbese urayikabiriza, urakabya kuyitaka. Niko yambwira, akoze cyane, urakabya. Ariko kumubwira ndamubwira nti reka mbabwire, buriya ndababwiza ukuri, mu bintu byasenye RMC, mu bintu byasenye umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, hari igihe harimo twebwe ababwiriza butumwa, mu buryo tuzi cyangwa ubwo tutazi. Nimwibaze aho umuntu aba imamu w'umusigiti
nawe akajya atinya kuvuga ngo batazavuga ko ndi umukozi wa RMC, ari imamu w'umusigiti. Ngo ninkuvuga cyane bazavuga ko ndi umukozi wa RMC, akajya agira isoni zo kuvuga RMC. Aho umuntu ari umushehe, RMC yobowe na mugenzi we w'umushehe, agatinya kuvuga RMC. Nyamara RMC niyo yatugize abo turi bo, Amour cyangwa RMC. None se ishuri twizemo kuva mahadi uhereye ku 74, 71 nako ya Majengo yashinzwe icyo gihe kugeza uyu munsi wa none, ni ishuri ryashinzwe na Amour ariyo RMC uyu munsi. Bivuga ngo niwe yaduteguye twese twanyuze muri iryo shuri, cyangwa 95% y'abari hano n'abari ahandi. Tugize abo turi na buruse burya nubwo yawishugurikiye, ariko akenshi tujya kuri RMC tazkiya. Noneho mbere bwo hari hatari hanabaho n'iterambere, niyo yasabaga buruse. Amour niyo yasabaga buruse 100%, itanayigusabiye yagira uruhare rukomeye, impapuro zitandukanye. Ibyo bintu byose ni uruhare tujya twibagirwa rimwe na rimwe. Hanyuma ishuri twizeho rya mahadi ni ishuri rya RMC. Umushehe araza agatanga amawayiza mu musigiti, mubyumve neza, iyo ni minaswa, iyo ni podium RMC biguhaye. Akigisha kuri radio, iyo ni radio ya RMC yitwa Voice of Africa, niyo ni RMC. Agatanga ibiganiro, akigisha kuri mahadi, agatanga ibiganiro ku radio n'amateleviziyo, RMC yamwemereye. Yarangiza ariko akavuga ngo RMC ntabwo yemera. Hari umushehe nigeze kumva atanga ikiganiro kuri radio, none mu by'ikoranabuhanga no mu misigiti, ngira ngo hari mu musigiti, ngira ngo byari ku musigiti wa Tracom cyangwa byari online. Abantu baramubaza ibibazo, masha Allah wa yuju. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullah. Dr. Saad Abu Waqas Nabiyuha, Imam Masjid Tabuk, Imam Mabdus. Nahanza gushimira Allah tabaraka wa ta'ala yahaye ibihe ngibi, kandi namenya kuba mufti barashimira kuba mutwereka imirongo migari mufite imyaka 5. Igitekerezo ntanga mu buryo bwo iterambere ni uko dufite umuryango w'Abasilamu mu Rwanda RMC. Birashoboka ko hari ubutaka bwinshi mu turere dutandukanye budafite ibyangombwa. Basabaga ko habaho komisiyo yihariye ishinzwe ubutaka, noneho gitanga raporo aho uko bimeze. Ubwo butaka imigambi yanyu kwa mufti cyumvikanye neza, ujye uvuga point gusa. Ubwo ni uvuga ngo wasabye ko hajyaho komisiyo yo gukurikirana iyandikishwa ry'ubutaka. Genda ku yindi point kugira ngo two gusasira cyane, bidafata umwanya kandi kirumvikana neza cyane. Icya kabiri ni uko harebwa n'imirongo migari, ni hehe imbaraga zashyirwa twese nk'abisamuye, tukareba umushinga ko tubishyizeho imbaraga, tukawutangira tukawunoza, tukawusoza umuriswe ko uyu mushinga muri manda y'imyaka 5 wakozwe neza kandi washoje neza. Barakallahu jazakallahu khair. Afite u Rwanda n'iki gitekerezo kugira ngo dutere imbere mu buryo bw'amafaranga, nasaba rwose kumushyira imbaraga mu gushishikariza Abayisilamu n'abashehe bose muri rusange gutanga umusanzu rwose. Niyo mwawushyira ku 5,000 buri kwezi mu rugendo nabitanze, nubwo yaba ari makeya, Abayisilamu bose dufite mu Rwanda tukamenya imibare yabo neza, uburyo tuvuge muri budget uyu mwaka cyangwa se muri kwezi hazinjira umusanzu runaka. Murakoze. Barakallahu. Imam Akarere ka Huye inatanga igitekerezo cya mbere kijyanye n'imishinga ishobora umuryango w'Abasilamu ushobora gukora kugira ngo bajye bivuga amazina ko arabatabazi. Umushinga wa mbere ngiye nagira ngo ngeze ku muryango w'Abasilamu mu Rwanda ni umushinga ujyanye no gukora umushinga w'ubworozi bw'inka, ihene. Uwo mushinga impamvu njye nawutekereje no kugira ngo urugero mu gihe cya ayamu Eid al-Adha tujya dukenera kujya kugura inka, ihene
aya mafaranga abaterankunga batuzanira kugira ngo bagure izi ambahi, turamutse dufite nk'urwuri cyangwa se RMC umushinga w'ubworozi, aya mafaranga ntabwo twajya guteza abandi imbere, kandi natwe tugomba kwiteza imbere n'umuryango wose mu Rwanda. Numva uyu mushinga rero ushobora gutanga umusaruro mu muryango wose. Ikindi ni umushinga w'ubuhinzi. Aka kanya umuryango wose mu Rwanda harimo gutekereza ibintu byinjiza umuryango, agatekereza n'umushinga w'ubuhinzi. Naho natekereza umushinga w'ubuhinzi ni ukugira ngo uwo mushinga w'ubuhinzi n'urugero dufite ibigo by'amashuri bikenera kujya kugura ibiribwa. Aka kanya umuryango wose nawe ufite umushinga w'ubuhinzi ukaba ufite ibyo biribwa, ntabwo twajya guteza abandi imbere mu yandi masoko, kandi natwe dufite uwo mushinga. Uwo umushinga wa kabiri natekereza. Ikindi ikijyanye n'igitekerezo nari mfite kijyanye n'umuryango w'Abisilamu mu Rwanda, nimba koko dushaka umusaruro ufatika, abayobozi dushyiraho, abayimamu b'uturere, abayimamu b'intara, muduhe ubuyobozi, muduhe n'ubushobozi kugira ngo tutange umusaruro ufatika. Barakallahu fikum.